reka nizere ko aho uri mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda ugiye ugenda umererwa neza cyane. Wowe wakoze subscribe kuri Msafi TV, reka nizere ko ukomeje kugenda ugubwa neza aho uherereye hose. Hanyuma nshimira cyane we wakoze subscribe kuri Msafi TV, ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro gakomeye cyane kubona tumaze kuzuza abantu bagera mu bihumbi 5 kuzamura n'abantu benshi n'umuryango mugari. So keep going on, keep subscribing kugira ngo dukomeze kujya tubana mu biganiro byinshi ndetse n'amakuru agiye atandukanye ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye kandi bwimbitse mu byo mbanagiye ngusomera mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka nguhikaze. Mu minsi yashize hagaragaye post y'uwitwa Ishimwe Dorcas, Ishimwe Vestine Plito. Ino posti ikaba yaraje gutera impagarara mu Rwanda ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye muri rusange, aho benshi bagiye babangamirwa n'iriya posti ndetse bakanababazwa n'iriya posti muri rusange. Ni post yagiye hanze ivuga yaje mu mazina ya Ishimwe Vestine, aho yavugaga ko arambiwe situation arimo kandi avuga ko yahisemo nabi, ubwo yavugaga ko yakoze amahitamo mabi, akaba yaranavugaga ko undi mugabo azabana nawe atazemera ko amukoresha, ahubwo kazabanza akamwiga neza, akamumenya neza ndetse akamenya n'ibimufataho byose. Ibi byaje gutuma abantu benshi batangira kuvuga ko umuryango wa Ishimwe Vestine ushobora kuba ugeze aharindimuka, kuko ibinyamakuru byinshi mu gihugu cy'u Rwanda byaje gukomeza kugenda bigaruka kuri ino nkuru, yewe natwe muri rusange tukaba twarayigarutseho, ariko nta kuri kurajya hagaragara kwemeza neza ko uyu Ishimwe Vestine yaba yaramaze gutandukana na Idrissa umugabo we. Ni ukuvuga ngo byaje kuba binini cyane ku buryo byaje gutuma abanyamakuru benshi bagiye batandukanye bashakisha aho kuri ko baguherereye, ariko nge naje kubona n'indi post ya Ishimwe Vestine aho yavugaga ko atari we wanditse ari amagambo, ahubwo kari umuntu utazwi ushobora kuba winjiriye account ye ya Instagram, akaba ari we wabashe kuba yatambutsa buriya butumwa, aho yanavugaga ko asaba imbabazi abakunzi be muri rusange ndetse n'abakunzi ba Vestine na Dorcas. Ibi byaje gutuma uwitwa Sabe wo ku Isimbi TV hamagara umuhanzi Niyo Bosco, hanyuma Niyo Bosco we akaba yarivuganiye na Idrissa muri rusange, avuga uko cyangwa ibyo yavuganye n'umugabo wa Ishimwe Vestine, ndetse kugira ngo ibyo biri gukomeza kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bibashe kuba byajyaho umucyo, ndetse ibikomeje kugenda bigarukwaho ko Idrissa na Vestine batakiri kumwe ubu ngubu. Umuhanzi Niyo Bosco rero yavuze ko yavuganye n'umugabo wa Ishimwe Vestine, Idrissa Odrago, akamubwira ko ibyo gushwana kwabo nta byazi, nawe abibona ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ati nanjye mbibona uko ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Tariki ya 18 nibwo Ishimwe Vestine yatunguye benshi avuga ko ubuzima abayemo atigeze abuhitamo kandi ko nta mugabo azongera gushaka. Mu butumwa bwanyujijwe kuri konti ye ya Instagram nk'uko nabikubwiye, ajyaha ubutumwa bumara amasaha 28, ni ukuvuga ngo ni ubutumwa ushyira kuri Instagram ariko bukaba bushobora kumaraho amasaha 28 gusa, ariko bukaza guhita busibwa. Vestine yagize ati uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, mbayeho mu buryo bubi, ntabwo mbikwiriye. Yakomeje avuga ko abizi ko yakoze amahitamo mabi, ariko nanone ngo hari igihe Imana yemera ko ibintu biba kugira ngo byigisha abantu. Ati ndabizi ko nakoze amahitamo mabi mu buzima bwanjye, gusa nta kibazo, hari igihe Imana yemera ko ibintu biba kugira ngo twige, nize byinshi, nta mugabo uzongera kumbeshya ngo anyangirize ubuzima. Ino post nk'uko nabikubwiye ni post yakomeje kugenda igarukwaho cyane, ariko
bikaba bivugwa ko ngo ari umuntu ngo utazwi waje kuba wakandika ano magambo kuri Instagram ya Ishimwe Vestine nkuko yabitangaje nanone ku yindi post yaje gushyiraho cyangwa se mu bundi butumwa yaje gushyiraho nanone bumara amasaha 28 ariko nanone yakomeje avuga ko kandi umugabo azongera guhitamo azabanza kumumenya neza nkuko nabikubwiye, ati umugabo nzahitamo kubana nawe nzabanza mumenye neza, menye umuryango we, menye buri kimwe kuri we, nta numwe uzongera kunkoresha. Ibi byateye urujijo, bamwe bibaza niba koko ari byo cyangwa ari imikino cyangwa ari prank kugira ngo bavugwe. Havuzwe byinshi, bamwe bagenda banavuga icyatumye urugo rwe rugiye gusenyuka. Niyo Bosco rero usanzwe ubarizwa mu itsinda ry'aba bahanzi kuko abafasha muri byinshi bitandukanye birimo nko kubandikira indirimbo, yabwiye Isimbi ko kuba bavugwa atari ibintu birenze. Ati icyambere jewe nta kubeshya kuba bari abana Vestine na Dorcas bavugwa ntabwo ari ibintu birenze. Ngewe ibi bintu byose biba birimo kuba byashyushye, ngewe ibi bintu byose bikunze kuba birimo byashyushye ku mbuga nkoranyambaga mu rugo rwabo cyangwa mu itsinda kuko ndibarizwamo ku buryo bumwe, ntabwo bishyushye nkuko hanze aha bishyushye. Ati icyambere ngewe nta kubeshya kuba bari abana Vestine na Dorcas bavugwa ntabwo ari ibintu birenze. Ngewe ibintu byose biba birimo kuba byashyushye ku mbuga nkoranyambaga mu rugo rwabo cyangwa mu itsinda kuko ndibarizwamo mu buryo bumwe, ntabwo bishyushye nkuko hanze habishyushye. Ati mu itsinda nyirizina ryacu kuko nanjye ndibarizwamo ko nkuko bivugwa na Niyo Bosco, avuga ko uko bimeze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa hanze aha atari ko bishyushye muri itsinda ryabo ndetse no mu rugo muri rusange. Yakomeje anavuga ko kandi we yavuganye n'umugabo wa Vestine Idrissa, ariko nawe ayo makuru ntayo azi, ngo nawe uko abantu babibona ku mbuga nkoranyambaga nawe ngo nikabibona. Ati birababaje kuvuga ikintu udafite icyo uri bugikoreho, gusa nge navuganye n'umugabo we papa mukuru Idrissa Odrego, hari ukuntu ngewe mba ngomba kumenya ngo ni ibiki. Ambwira ko uko turimo kubibona nawe ariko arimo kubibona ntacyo abiziho. Kandi ntekereza ko niyo post yarasibwe nyuma bavuga ko bari bamwinjiriye cyangwa se bamuhakinze. Ni ukuvuga ko umwe mu bavugwa ambwiye ko ntacyo abiziho, ari we Idrissa muri rusange. Uwo ni Niyo Bosco avuga ati umwe mu bavugwa yambwiye ko ntacyo abiziho, ibindi byose birimo kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga n'amagambo. Ni ukuvuga ko urugo rwa Ishimwe Vestine na Idrissa rugihagaze bitewe n'amagambo cyangwa se nibyo Idrissa yabashe kuba yabwira Niyo Bosco. Niyo Bosco rero yavuze ko ibi birimo kuba icyababaje umugabo wa Vestine ari uko urugo rwe ruba rurimo ruvugwa kandi mu bintu bitari byiza, kuko si indirimbo basohoye ngo irimo kwamamazwa gusa. Yaciye amarenga ko abantu bashobora kuzatungurwa ibyo bibwira basanze atari ukuri. Ni ukuvuga ngo Idrissa yabashije kuba yaca amarenga ababwira ati mwebwe ibyo mwibwira mushobora kuzatungurwa mugasanga atari ukuri. Ni ukuvuga ngo ibyo abantu bibwira ko we n'umugore we batameranye neza, ko urugo rwabo rurimo ibibazo n'iki byose, ati bashobora kuzatungurwa bagasanga ibyo batekereza atari ukuri. Vestine na Dorcas rero bakaba barimo bitegura gusohora indirimbo yiswe Usisite, nayo yanditswe na Niyo Bosco. Wanavuze ko izaba iri ku rundi rwego, izaba ntaho ihuriye n'izindi zose abantu bumvise za bano bahanzi. Ngayo nguko uko bikomeje kugenda bivugwa, urumva ko Niyo Bosco atanze umucyo kuri kino kibazo cya Ishimwe Vestine ndetse na Idrissa umugabo we, aho ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byakomeje kugenda bigaruka kuri ino nkuru binavuga ko uyu nguyu ngo
Ishimwe Vestine yamaze kuba yatandukana na Idrissa umugabo we, ariko makuru yizewe dukesha Isimbi TV ava kuri Niyo Bosco wemeza neza ko yivuganiye na Idrissa umugabo wa Ishimwe Vestine, avuga ko rwose ibi nawe ntacyo abiziho, kari amakuru yakomeje kugenda aturuka mu itangazamakuru ndetse n'ibihuha. Ngira ngo hari mu nkuru nakubwiye ko itangazamakuru naryo rikozwe nabi rishobora gutuma umuntu ajya ku gitutu, bigatuma ashobora kuba yahura n'ibibazo bitandukanye birimo no gusenya ingo, cyane ko itangazamakuru ry'ubu ngubu riri muri komeza kuzamura umuvuduko cyangwa umubare munini w'abantu bakomeza gukora za divorce na za gatanya zitunguranye, bitewe nuko hakomeza kugenda hatangazwa amakuru y'ibihuha ku miryango ndetse no ku makupla agiye atandukanye. Ibi rero bikaba bishobora kuba bimwe mu mpamvu nyirizina zishobora gutuma ingo nyinshi zikomeza kugenda zisenyuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi.